njye bintera agahinderega ugafata ikintu ukagikreatinga warangiza ukagishyira mu bikorwa ugashaka n'abantu baza kugishyigikira ukagera naho hamagara kamera njye sindatwika kandi sinzanatwika njye kandi mvugisha ukuri buranzira ukuri kwanje. Hanyuma turahita twibaza abakozi b'Imana batwitse reka tuvuge ibintu mu mazina yabyo ni bande batwitse? No mupasiteri nabonye umunsi w'ejo numvaga ngo yagiye ngo muri Canada. Kuko se ntabwo yagiye agenda ntaho ngende bugenda arabamereze keya ambwira uti iyizire shu wanjye iyizire hano mu gituza cyanjye iryamire mwanga wavugiye Imana neza none se urambwiza inani na rimwe n'ubundi ngo bimarire iki njya nimvu umva reka tujye tuvuga amabara y'abantu niba afite ibara ry'umutuku turivuge kandi niba afite n'ibara ry'umukara turivuge kuba ura mupasiteri yakurira indege akagenda nta gitangaza cyaba kirimo ariko rero byaba ari na byiza no kuba atatwika byaba byiza kuba atatwika kuko buriya gutwika buriya ni ikosa buriya kandi uri umushumba nta mushumba ukina prank kuko prank ni ikinyoma kandi abantu bazi Pastor Mutesi uburyo atwika akimanukira cyangwa akizamukira ntabwo yagenda ku kibuga cy'indege ameze kuriya ariko ikintu cyo nzi cyo nkubwiye ngo nsubiyemo Pastor Mutesi arahari porero ndayivumye ntizagere mu rugo rwanjye ngahure hase ko birakariyemo iyi Mana ifata umugabo wanjye papa bitangaza Habimana Joel sibyo umaze kumbyaza abana 4 abahungu 3 n'umukobwa umwe nabonye nasengeye napfukamye hakaza undi mugore w'inkubutsi hariya akaza kandika aya magambo iyi Mana ngira guha nimugura ntago ariyo nkorera abarusha umwuka w'Imana ahubwo mutangiye kumpumanya abarusha abarusha igikundiro abarusha kuberwa abarusha yewe n'ubukire ati ibyo byose bituma rero abakozi b'Imana baza kumurwanya. Urana ntaberewe uraberewe yego erega reka mbabwire ijisho rya buri muntu rireba ukwe kwa turusha kuberwa se ko nta mugabo wamufasha akamushyira mu rugo rwe kuno wa muri umushizemo ko bahise batandukana n'uwa kabiri wari umushizemo se mwabutashye ubukwe bwa YouTube ni mwabutashye ntago buri kuri YouTube oya mvuze ngo mwarabutashye nuko YouTube yabutangaje ni ibintu byabereye official none niba koko byarabayeho koko ubukwe bwa kabiri bugatangazwa umugabo mwiza w'umubogari reka nkoresha iryo jambo naraburebye naricaye ndabureba ndavuga ntari koko hari abagabo koko ewana ariyangaje hako nawe mushaka ko mudashaka kongera kwishakira ahubwo amugani harabanditse ngo kuki mudashaka we kashakwa amere nkamwe yumva ibyiza by'umugabo reka rero nkubwire rero ibyiza by'umugabo ntabizi yagiye kubyara umwana wa mbere n'uwa kabiri atabizi nimureke gutobatoba umurimo w'Imana ngewe nzakubwira njye nkubwiza ukuri Ikirezi Marie Claudine prophet shari ndamugira ishyari n'urugo rwiza afite ndibugirira ishyari icyo ni icyambere ariko haracyari ibyiringiro baburetse waruvuze kuri aho kajambo k'ishyari ndashaka noneho n'abantu bose bandikaga ayo magambo ni ya groupe ye kuko nta wundi muntu wabyandika urebye urugo rwanjye ntago wavuga ngo ngiye ngo nagira ishyari Pastor Mutesi ahubwo ni umuntu wakansanze njyabwo nkamuha kubyiza ahubwo by'urugo rwanjye ni wewe akuzuye umutima agasesekara inyuma ku munwa sibyo ngewe Ikirezi Marie Claudine impamvu uzabona nuzuye ifuhe ry'Imana nuko ari naryo rindimo impamvu uzabona nzahanga nkavuga ngo bagore ni mwihangana ahubwo ni mungana ahubwo mbigisha uburyo bwo nasenze nanjye bigakunda impamvu nzaza mbwira abagore nkababwira ngo iyo usenye urwa mbere ukajya mu rwa kabiri ntiruguhira n'urwa gatatu ntiruguhira niba ubona rwaguhiriye ukwezi rumwe amezi 2 kwa gatanu bizagucanga kuko cya gikuta wagwanze ubwa mbere n'ubundi uzasanga n'ubundi ari ahantu n'ubundi gihanitse wongera ukigonge kandi uyu munsi abagore bahuye n'ibyo bikuta bikabagonga mu ngo za kabiri n'iza gatatu nibaze batubwire akarangirwa umuntu yamwishyuye akavuga uti ndashaka umugore ukorera $1 mumpase ngewe ndi muri Afrika sifite ariko twagwishijwe ishyano twanajwemo kera abagabo bacu baratekerezaga akavuga agahaguruka akajya kwa runaka akajya gusabayo
kubera ko yabonye umukobwa yamukunze. None uyu munsi namusigaye murambagiriza no kuri za kamera. Ikintu namukamushaka ngo n'abafite amafaranga. Ubu se ngiye ko banshatse nafite amafaranga, nafite ibyo byangombwa bujuje da. Uyu munsi nasimbyujuje. Erega ikineraga kizabicerega ni ibyubahiro by'iyisi. Ngiki cyubahiro. Wowe wavuze ko ari prank, reka nivugire abaye ari byo koko yagiye gusezera. Hari abamwijunditse ngo yasezeye nabi, ariko ngiye kuri nge ndumva nta byadanje. Umuntu wese nyine abafite ababwira ubutumwa cyangwa se abagenera ubutumwa, abakunzi be ndumva bitabareba. Ibyo ari byo byose byaba bamuzengereje. Ariko umukozi w'Imana ava akageragera. None se Sandrine wari wa GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho merereye mu mpande zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane. Umunsi twakiriye nanone mama bitangaza, utajya ucika intege. Rimwe na rimwe njya mbona aramuca intege ati ntuzagaruke, ariko nanjye nzaguma kuri kamera baka. Ariko reka nkubaze Sandrine, ubu hari umuntu ushobora gufata umuntu atigeze yatsa agafata initiative yo kujya kumuzimya? Ntabwo uza hano nahamagariwe, ntuzi njya guhamagarwa misiyo nahawe. Ibi ngibi ndi kuvuga nge niyo misiyo nge Imana yamaye. Na niyo mpamvu mbivuga, Imana ikavuga ngo okay, uyu munsi wari uri kuvuga ngo kiragapfa ukabona naramutse. Uyu munsi wari uri kuvuga ngo iyo nyibona ngo gisa nabi ukabona ahubwo ndakeye kurushaho. Uyu munsi wari uri kuvuga ngo byana bye ahari ni harimo ibyagiye mu muhanda, ahubwo ukumva ndimo ndashima kuri status mvuga ni Imana wakoze ko abana banjye bafite ubwenge mu ishuri kandi babonye minerval. Urumva rero twebwe ntago twaje hano muri uyu murimo kugira ngo tubone abafana, ahubwo twebwe twaje kuri initiative yo gukorera Imana. Yego nyumva uyu munsi ndimo ndabwiriza mvugira muri Bibiliya, akira ijambo ry'Imana. Ariko nunyumva ndimo ndahugura nabwo byakire kuko imuguro ni nziza. Niwumva ndimo ndahana nabwo ndimo ndacyaha nabwo byakire kuko byose birakenewe kuri wowe. Buriya rega nta muntu ujya urya indyo imwe burya ngo itera bwaki. Ntabwo ubizi. Birasaba ngo ugende uvangavanga mu ndyo kugira ngo ukunde ugire ubuzima bufite ireme. Natwe rero abakozi b'Imana bamenyereye ngo Bibiliya, jya muri Bibiliya urasangamo abavuze abashatse neza, usange abavuze abashatse nabi, abaciye inyuma abagore babo, urasanga abakoze ubusambanyi, abisha abantu, abakasa amatwi. Urasanga ibintu byose birimo abami bakoze neza, abami bakoze nabi, bagere naho bavuga na Paulo uburyo yatesaga ubwoko bw'Imana. Aha rero neza rero nkavuga rero umukozi w'Imana urimo uravangavanga ibintu abantu bakumva ngo iyo yabaga yaravuye aho urahankura se niwe wahanshize. Aha hantu nta muntu wigeze uhanumira. Aha hantu ni Imana yambwiye ngo haguruka ugende, kandi mbere yuko aha hantu habaho hari ahandi nari narabanje. Ngiye ku maradiyo aho tuvuga umuntu atakureba isura, kandi abantu bakizera ibyo tuvuga bakabyakira, barangiza bakaza ku message amatelefone yacu, wasanga ntangije ikiganiro mfite nka message nk'igihumbi bari kunyandikira uti Imana iguha umugisha, kandi atazi n'isura yanjye. None wowe uraza kunyirukana weho kuri televiziyo, urumva hari birimo biragenda byaguka. Naje ngeze hari Nyarutarama ntwaye imodoka, mpita nibuka ukuntu nahagendaga n'amaguru mvuye mu kiraka cy'ibihumbi 2,000 cyo gukora amasuku ndi butahe hehe ahantu biti Gasanze, nkagenda n'amaguru ntwaye imodoka ngeze hari hahoze hari MTN. Nageze kuri dodani ndimo ndamanuka, nzamura akaboko ndavuga ngo Uwite uhabwe icyubahiro, uko bukeye nuko bwije Uwiteka agenda atugirira neza. Kandi uko ibihe bigenda bisimburana iteka niko amashimwe agenda yiyongera. Ubuse uwo muntu ntarushywa n'ubusa. Hanyuma uyu munsi ruhira ubusa tuzagenda tubabanaho ngahore Tewa ahubwo Imana imuha umugisha umukozi w'Imana. Reka guseka. Ubushize rwanditse comment ngo Gasa ngo ndagukunda, ariko ngo nanga ngo iyo wahuye ngo n'uwo mugore ngakwigisha ngo kwisekesha cyane. Kandi none se guseka niba ubabaye mu rugo rwawe
niba umugabo yaragutaye ukanyara iminkanyari yaraje twebwe turacyari batoya. undi aramusubiza atese Turafite Gasaro kufe. ibiganiro bye byose ko yisekera jya ureka abantu bisekera. Oya nareke twisekere niba atari mu gihe cyo guseka hari undi uri mu gihe cyo guseka kandi na Bibiliya irabivuga ikavuga neza ngo hari igihe cyo kurira hakaba n'igihe cy'umunezero. Nanjye aho ngaho uri murarira nanjye narahaciye nanjye ndarira. Uyu munsi rero niba Uwiteka rero ne iteka rero kama rero guseka ndeka ngiye nisekere cyane. Hanyuma uyu munsi ndabona kabisa wambariye siporo. Yego. Dukoze ikiganiro kabisa uvuye muri siporo turagufatiranye. Urumva ntago wenda babitumenyereyeho ariko ubundi bagomba no kubimenyera. Yego. Njya nkunda kubwira abantu ngo ntago ndiho kubera abantu kandi singendera no mu mahame y'abantu ahubwo ngendera mu mahame y'Imana. Kandi ubwo mwami Yesu nkunda ngenda amahoro. No kuvuga ngo mumfatiranye wenda mvuye muri siporo ariko siporo ndi nziza. Siporo ni ubuzima. Buriya batumenyereye kuvuga ijambo ry'Imana ko ijambo ry'Imana ridafite no kwigisha abantu siporo nabwo ndumva abantu ubagaburiye bikeya ariko wagahagije imitima yabo n'imibiri yabo. Uko buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Umuntu uri hariya rero wahenengereye mu idini nandeba ngo mu izina rya Yesu. Mwizina rya Yesu se tuvuge mu rugero Minisitiri w'ubuzima naca hariya akigisha abantu uburyo bagomba gukora siporo. Nanjye nkaca hariya nanjye nkigisha nanjye abantu bari kunega amatwi nkababwira nti umubiri muzima ni byiza. Nawe mukozi w'Imana, nawe muhanuzi, nawe muvuga butumwa, nawe pasteri ugomba kuvuga ijambo ry'Imana ariko ugakora na siporo kuko siporo ni ubuzima kandi Imana itura ahantu hari ubuzima. Ntabwo Imana izatura ahantu hapfuye. Ntabwo Imana izatura ahantu hari uburwayi. Uyu munsi ko nzi ko hari abarishobora kwandika comment ngo nta mukozi w'Imana wambara atyo. Ndabizi ko bishobora kuza mu pe. Umukozi w'Imana yambara atese. Wabasubiza mbere yuko izo comment zandikwa. Abo ngabo mbanjije no kubihanganisha. Mwihangane cyane, mwihangane kweri. Uwo muntu wundi abababaye. Uwo muntu wundi aba afite ubuzima wundi buri ahantu habi cyane. Umuntu ushobora gufata umuntu kavuga ngo nta mukozi w'Imana wambara atyo. Igihe nambaye kwa kundi se bwo waje uranshimira ngo wambaye neza. Igihe nambaye reka nkubwire Sandrine reka tujye tureka kwinjira mu buzima bw'abantu. Kandi uko byagenda kose mu mwenda ubaho mu buzima bw'abantu umwenda wa siporo nta muntu n'umwe utawugira. Hari umuntu utagira umwenda wa siporo. Hari umuntu utagira stress mu rugo iwe. Hari umuntu utagenda akarya guhera kwa mbere kuwa gatandatu ariko byagera kavuga uti reka mve mu rugo nirukanka n'amaguru ngenda ngeri runaka nongere ngaruke n'amaguru. Ibyo bintu navuga ngo ni umuntu ufite ubuhenebere muri we. Ni umuntu ukiri hasi. Ni umuntu ugikennye mu myumvire. Imitekerereze yirakennye cyane kuko umuntu utazi yuko ahubwo ashaka kubaho siporo uwo muntu ahubwo dufite ahubwo kumufashisha ahubwo aya magambo tukamubwira ahubwo ngo ita ku buzima bwawe kuko ejo bundi ngewe mfite imyaka wenda sindagera wenda ku myaka wenda 40 ndacyafite amahirwe. Urumva imyaka yangira cyari hasi. Ejo bundi rero ninkomeza rero nkakoresha ubuzima bwanjye ntabukoresha siporo. Urumva ejo bundi ni hahandi uhura n'umuntu ugasanga wagira ngo afite imyaka 60 kandi afite imyaka 30. Ntago wari wahura n'abantu ugasanga bafite imyaka 60 mu maso wamureba ukuntu ameze usanga yarafumanze ugasanga arenda guturika ugasanga ariko siporo mu buzima n'Imana irabidushishikariza nkatwe abahanuzi niyo ndi kubwiriza ngewe abantu inama nyoboye ndababwira ngo siporo ni ingenzi mu buzima bwawe. Kora siporo maze ukunde ubeho cyane. Hanyuma mu kanya gatoya nguhamagara. Yego. Nibwo nkubajije ikibazo kimwe nkurikije posti zawe uvuga uti ariko abakozi b'Imana turi gutwika koko. Yego. Byanatumye koko nicyo cyatumye mvuga ko se mama bitangaza wahamugana wamutumira nkumva uburyo ki muri gutwika muri gutwika mu buhe buryo rero. Urumva abantu bamaze iminsi bari gutwika mu buryo butandukanye ariko burangiye nkunda Imana. Buriya sinzi mu buzima bwanjye uko ngiye nabayeho n'uburyo nahamagawemo. Ngiye buriya gutwika burangiye simbikunda. Nubwo erega abantu tubwira baratandukanye. Yego. Niba we uri kundeba ntunkunde hari undi muntu wandebye akankunda kandi agakunda n'ibyo nkora n'ibyo mvuga. Uwo muntu nahabwa umugisha kandi niyaguke cyane. Ariko uburyo abantu baza gutwika niba ari uburyo baba bashaka kumenyekanamo. Noneho hari ikibazo ugasanga n'abari kubitwikiraho ni abantu bamaze kumenyekana. Ukibaza ngo uyu muntu arimo arashaka kugera kuki.
ese iyi mitima y'abantu kuki abantu bakunda kuyikinisha? Kuki ubundi babafata bakabafata nk'aho muri aba bebe, muri abana, ku buryo umuntu ashaka kuza agakubita hano ikintu njye bintera agahinda rega. Ugafata ikintu ukagikreatinga, warangiza ukagishyira mu bikorwa, ugashaka n'abantu baza kugishyigikira, ukagera naho hamagara kamera. Njye sindatwika kandi sinzanatwika, njye kandi mvugisha ukuri buranzira ukuri kwanjye. Hanyuma turahita twibaza abakozi b'Imana batwitse, reka tuvuge ibintu mu mazina yabyo. Ni bande batwitse? No mupasiteri nabonye umunsi w'ejo numvaga ngo yagiye ngo muri Canada. Kuko se ntabwo yagiye agenda ntaho yigeze ajya. Hanyuma mabitanga urahita utuma nkubaza kakabaza bwo bambwiye ati ngiye Sandrine mvuga amakuru natohoje, ati amakuru mfite nuko naho yigeze ajya. Kubera iki se none turahita twibaza iki kibazo? Ngiye sinzi no kubyemera. Pastor Mutesi kamuvuge mu izina, ni umupasiteri rwose uzwi, ukunzwe, ndetse navuga yuko nkurikije na comment z'abantu hari ubwo bavuga ati ni ishyari ni ibiki byose ndabizi, barya babyandika nkurikije ibiganiro abanyamakuru twese dukora in general, sibyo? Yego. Ayo makuru tubwiza ukuri, wabwiye ko Pastor Mutesi atagiye hari ugutwika? Reka nkubwire Sandrine, urabizi ko Mutesi atuye Masaka? Yego ndabizi. Nanjye urabizi ko nanjye ntuye nanjye muri Zeriyace? Yego ndabizi. Inzu ya Mutesi ndayizi? Yego. Aho akodesha ubu? Ahataha nyine mu yandi magambo ndahasi. Yego. Mutesi abaye yagiye nabikubwira nkabikwemerera nkakubwira ngo yagiye, ariko yatwitse. Ariko sinzi impamvu yanatwitse. Ubundi niyo biba byiza yari no kugenda, byari kuba ari n'umugisha, sibyo? Kuko buriya hari ahantu ushobora no gukorera. Ngewe namye mvuga aya magambo nkavuga ngo hari abantu binjiye mu bintu bitari ibyabo, no kuvuga ngo bayoba imihamagaro yabo, noneho barangije babigeramo, ariko mu kubigeramo babigezemo ntibyaba ibyabo. Kuko iyo uri mu bintu byawe burya ikintu kizabikubwira kuri mu bintu byawe nuko nubikora uzabona bigenda neza, ariko abandi babikora wowe bo bikanga. Aba bantu rero nahereye kera ngiye mbivuga ko iyi mihamagara n'umuntu atari iyabo. Ko bari buze kugutuka? Nose njye ibitutsi. Ako Sandrine igihe cyose banutse wari wabona nzano nananutse kubera ibitutsi banutse. Abizi rwose ko baza kuza kukubwiza inani na rimwe. Niba shaka barimbwize ahubwo batinze, ahubwo noneho bongera noneho bambwiza noneho iry'itanu kuri ry'itanu. Kubera ko inani na rimwe nta nubwo ringeraho, kandi iry'itanu ntabwo rizangeraho. Kubera iki mbikubwira Sandrine? Ndahangaha kubera umuhamagaro w'Imana. Nzi igihe nahereye nkorera Imana, sibyo? Nzi ibihe naciyemo, nzi n'urwego nanyuzemo kugira nkorera Imana, nzi ibintu nihanganiye, nzi n'ibintu nigomwe kugira ngo nkomeze umurimo w'Imana utera imbere, sibyo? Ukabona abantu barazana amarangamutima na za santima zabo mu murimo w'Imana. Abo bantu ngewe rero nkubwiza ukuri, urumva? Nk'uko muri Bibiliya Dawidi umuntu wamwanditse akavuga ko yasambanye kandi yarangiza agasambanya akica umugabo umugore yasambanyije, nk'uko nta wigeze amujyana kumufungisha, nta n'uwigeze amusebya. Ni amateka, urumva? Uyu munsi nanjye rero n'inzu uyu munsi nanjye nkabivuga, ntabwo ngewe uzajya aho ngiye nguje ngo kumbwiza inani na rimwe. Nese urambwiza inani na rimwe ngo mbisange ku isahane? Urambwiza inani na rimwe ngo nze kuza kubisanga mu gipangu mu rugo rwanjye kwa Habimana Joel, profete, umuhanuzi w'Imana, umugabo wanjye? Ubundi urambwiza inani na rimwe nari n'igihe n'uri kumbwiza inani na rimwe wenda arimo ari papa kanimama. Uyu munsi urambwiza inani na rimwe ngende bugendera bamereze keya, ambwira uti iyizire shu wanjye, iyizire hano mu gituza cyanjye, ryamire mwanga wavugiye Imana neza. None se urambwiza inani na rimwe n'ubundi ngo bimarire iki? Njya nimvu umva, reka tujye tuvuga amabara y'abantu. Niba afite ibara ry'umutuku turivuge, kandi bafite n'ibara ry'umukara turivuge. Kuba ura mupasiteri yakurira indege akagenda nta gitangaza cyaba kirimo, ariko rero byaba ari na byiza no kuba atatwika. Byaba byiza kuba atatwika, kuko buriya gutwika buriya ni ikosa. Buriya kandi uri umushumba, nta mushumba ukina prank, kuko prank ni ikinyoma. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo abaneguranye n'ababeshyi ngo ndetse ngo bakunda kubeshya ndetse bakanabikora, ngo bazabona ishyano.
abo bazabona ishyano. Ubwo rero ubuzima bwawe nushaka gukora ikintu. Iyi foto unyeretse ko mbona, iyo foto nkweretse nyikweretse ni nk'ikimenyetso nkweretse ngo nkwereke ko hari. Nese ntago uhazi iwe, ntago bahabiretse. Ntago ngewe mpazi. Uza kuza gusubira mu biganiro byose yakoze cyangwa n'abantu baduteza amatwi, uzasanga urwo rugwaro rwe. Iyi foto si ba yari ya kera? Ntabwo ari iya kera. None se ngubu iba yari iya kera? Ako okay. Hari umupasiteri nigeze kubona, aza kubivugaho, uriya president wa divorce. Waba umuzi? Hari umuntu widekaraye ko bamutoye ko ari president wa divorce. Ntago muzi. Hako nawe ntujye ukurikirana nawe ibinyamakuru. Kurikirana icyawe gusa n'ukurikirana iby'abandi. Nukuri ntago muzi pe. Hari umuntu widekaraye aravuga ngo njyewe ndi president wa divorce barantoye. Uwo nguwo rero president wabo nawe yaje kwacita, arangije araza arabivuga. Avuga yuko Pastor Mutesi atigeze agenda. Niwe president wa divorce? Uriya niwe president wa divorce. Nabyoruzi. Nukuri kw'Imana pe. Yego ko mana yanjye. Ndumva hari igihe twigeze kubaho mu gihe yajyanaga papa bitangaza muri RIB. Uzi ijambo yavuze? Yavuze ngo abadivorce bose banumye. Urumva? Ngo ibiganiro ngo babakoraho ngo bavuga ngo abadivorce ngo divorce ngo ni icyaha ngo kuba pasteri ngo ngewe ngo noneho ngo bantoye ngo mbe president w'abadivorce. Nawe yabivuzeho president w'abadivorce. Hari ikintu umbwiye mu kanya ati njye amakuru ya hafi ndetse y'umuntu wa hafi cyane ya Mutesi. Tinge namwibarije ambwira ko Mutesi atagiye. Ndabivuga uko abivuze ari ibikapu by'umuntu yifotorejeho yaraherekeje. No muntu yaraherekeje. Abantu bazi Pastor Mutesi. Uburyo atwika kimanukira cyangwa akizamukira. Ntabwo yagenda ku kibuga cy'indege ameze kuriya. Ko se itanganye. Twebwe ukuntu tuzi Pastor Mutesi ndumva rwose atakina prank. Nusanga sariyo. Erega ibi bintu yabikoze kugira ngo wenda bamara iminsi wenda bamwibagiweho. Kandi ahubwo nari bwo abanyamakuru twavuze cyane wa mugani niyo yayo ko njya mbona wadutuka abanyamakuru mugira umunwa namwe. Urumva yumvaga ko buriya muri buvuga ariko ntazabasubize, ariko yumvaga ashaka nk'ahantu yumva akeneye nka nubwo bamwe bavuze ngo yagiye ngo hanze ngo yagiye i Burundi, abandi ngo muri Kenya, abandi ntago bari kubihurizaho, ariko nta hantu yigeze ajya arahari. Hanyuma hari ikintu uvuze kuri Pastor Claude, bisa naho amakuru nawe yavuze uyahuje n'uwo yakubwiye nashatse kuvuga wenda wambwiye. Oya nibanga kuko buriya abantu ntago bakunda kujya kubitangaza amakuru abenshi. Nyine wayise nanone yahuze na Claude bihita bituma. Ariko se uretse ko tureke ko wenda uriya president wa divorce tuvuga yuko ari ukuboko gushasha cyangwa se kuri hafi cyane ya Pastor Mutesi, yaza akamubeshyera kuko nzi neza ko mu bintu byinshi cyane Mutesi bijya no Mutesi ajya no kuzana hano kuri kamera Pastor Claude muri 80% ababiziho, yaba mu magambo mbwirwaruhame aza gutangariza abantu biki urugo ngiye gukora urundi rugo ibiki. Pastor Claude ari mu bantu babanza kumenya ayo makuru akabanza akaza kanayabamenyesha. Bukeye bwaho nyirubwita akaza nawe akaza gasa nkaho ayanterpreta. Were ko kuri udakunda gukurikirana ibinyamakuru niyo mpamvu uba wasigaye. Ngiye rero nkunda rero kubikurikirana kuko ibi bintu bijya gushya bigashyuha. Ibintu ni twebwe twahawe iyi misiyo. Turaza Imana iduhagurukije. Ndibuka ikiganiro twakoreye bwa mbere, ndibuka ikiganiro twakoreye kwa Sabe Isimbi turi kwamagana abakozi b'Imana bakora divorce, turi kwamagana abakozi b'Imana bashaka bwa kangahe. Ndumva muri iyo minsi ari nabwo Pastor Mutesi yashatsemo. Icyo gihe rero ndumva twarabivuze cyane, abaturwanya baraturwanyije bagira ngo wenda turi bubireke, ariko akenshi iyo umuntu afite misiyo nta nubwo ayireka umugambi w'Imana utarasohora.
ndabizi neza ko hari abantu benshi cyane twarokoye ingo zabo. Hari abadamu benshi bari kurebera kuri aba bantu barangiza bagakomeza bagakora ibyo bintu, ariko hari abadamu badutegeye amatwi uyu munsi bacicaye mu ngo zabo. Hari abadamu benshi Sandrine bari bazi yuko nawe agiye kugerageza ngo amahirwe kugera ku rugo rwa 10 cyangwa 20, ariko wamara kumubwira icyo Imana irimo irakubwira ugasanga we ubwe yifatiye icyemezo uti rero ntazongera nkahura n'ibyago bwa 2 bwa 3 igikomere no kikiyongera. Uko buri uzarebe yuko zimanuka wari ufite igikomere, ahubwo cya gikomere noneho kirasaduka burundu. Hari abantu rero baguye mu bindi bikomere nabo ngo bari kugenda kugerageza andi mahirwe. Uyu munsi turi kubakira noneho akabiterwa atigeze anasesengura ubuzima bayemo, ndetse ngo ahereze n'umwanya umutima we ndetse anaganira nawe avuga ute se ibi bintu ngiye gukora ubundi bizama andi mahirwe ko ya mbere yapfuye. Ariko ikintu cyo nzi cyo nkubwiye ngo nsubiyemo, Pastor Mutesi arahari. Shagiye rwose na n'ubu ngubu simbabeshye sindabyemera, gusa nzabyemera nyine umunsi. Erega reka nkubwire Sandrine, uzabyemera vuba cyane. Ndabizi neza ko nta kintu na kimwe kigeze kiba munsi y'ijuru ngo icyo kintu gihishwe. Ngewe uyu munsi baraza batukane, afite groupe nini cyane, sinzi twakunze kuzajya tubisobanura. Erega hari abantu ba creating ibintu barangiza bakana creating uburyo byo bintu byabo bazabigendamo, kuko babonye ko ari nk'ibintu by'ibisebo barimo bana creatinze navuga ngo groupe nini cyane iza gusenya abantu. Ariko nukazajya ugira ngo abantu bari kunsenya cyangwa se bari kunuka muri commentaire, nukazajya ugira ngo n'umuntu wahandi, nase umuntu wahandi ndapfa iki nawe, umuntu wahandi ndapfa iki nawe. Ngiye kandi nawe n'uyu nguyu nawe urimo nawe aranuka nawe nta kintu mpfa nawe, ko ngiye ibyo ndimo ndavuga ngewe ni amarangamutima yanjye, sibyo? Ikindi ni imyemerere yanjye, ikindi ni amagambo Imana yashizemo, ni umuhamagaro Imana yampaye. Urumva? Ntabwo rero uzamfata rero ngo ushyira mu muhamagaro wawe, kandi weho niyo waza wampemba umwaka ariko 2 ni wampemba. Njya numva ngo arabo ngo agurira imiceri, ngo arabo ngo agira nte, ngewe umuceri se narenze urwo rwego rw'umuceri Sandrine. Imana nakoreye ngewe nicara hasi kanyicaza mu byicaro bizima. Imana nakoreye nizwi bizu Sandrine, buriya natijwe ikizu buriya hari igasanze, tuzajyana uhakorera ikiganiro abantu bose bazahurura bazi. Narahabaye none twatambuka bakavuga uti wabareba inyuma ariko ntaze aho batuye. Ni ukuvuga ngo reba ukuntu hanze bameze neza mu muhanda, ariko mu rugo ahantu batuye Imana ikaza kuza kunkuraho icyo gisuzuguriro ikangeneraho kuba kandi heza hayihesha icyubahiro muri uyu mujyi wa Kigali. Ubwo se uyu munsi ndacyagendera kuvuga ngo umuntu yamumuceri ngewe ngo mvuge ibyiwe, hanyuma tugahita twibaza se ngewe rukora ibintu bikuncanga. Umukozi w'Imana yakora prank kubera iki? Abifitemo iyihe nyungu? Icyo nicyo turi kwibaza. Ndaje nguhereze inyungu buriya abifitemo. Uri kubyumva? Uyu mugabo hano mfite amafoto. Urumva Pastor Mutesi abantu bamuzi nanjye babanzi. Yego. Ndetse afite n'inshuti za hafi nanjye ari inshuti zanjye. Ngewe rero mbona n'amakuru kandi nkayabona ari hafi cyane, umva ameze nkaho ari update. Aha mfite amafoto, urumva? Ya postings. Kuki aya mafoto sinzira kandi nze nyakohereza uyarebe. Yanyeke kuri telefone nta kibazo, abanyamakuru tugira umunwa nazisanga yagiye hanze ariko nayo yishyire hanze. None se ko ari kuri status ye yasohoye hanze, none somaho ayo magambo ariho. Yanditse ati mu gihe ngihumeka umutima ugitera nuzumva uri wenyine aho dutima. Afata ifoto rwose ayifatanya, uyu ni umukunzi wawe. Arangije ati Imana iragwa ntimugura, shyiraho udutima. Ubwo yamuhaye wo nguwo. Arangije arongera arandika ati ariko iyi Imana ifata abagabo b'abandi ikabahereza abandi bagore ntago nge nzayikorera. Ndayivumye ntizagere mu rugo rwanjye. Ngahore hase ko birakariyemo. Iyi Imana ifata umugabo wanjye papa bitangaza Habimana Joel, sibyo? Umaze kumbyaza abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe, nabonye nasengeye napfukamye. Hakaza undi mugore w'inkubutsi hariya akaza kandika aya magambo.
iyi mana ngira guha nimugura ntago ariyo nkorera. Nahereye kera mbivuga ngo iyo si yo mana nkorera. hanyuma turahita twibaza se uwo mugabo uvuze ngo wari uw'abandi, yari uw'abandi ariko in the past ntabwo ari uw'abandi uyu munsi. ariko niba turi abakozi b'Imana nimureke tuba abakozi b'Imana. Niba dushyushye nimureke dushyuhe, ariko niba munakonje nimureke nimubyemere, ubukonje bwanyu mubwemere. Njyewe ahubwo nari ahubwo burabwo nababajwe ahubwo niriya prank rero nta nubwo buriya wanabyumva. Buriya nari nishimye cyane ko buriya afashe inzira agiye. Uzi ikintu cyari kinshimishije, uyu murimo w'Imana wajeho igitutsi kubera bano bantu. Abakozi b'Imana barasuzuguwe kubera bano bantu. Umurimo w'Imana warasuzuguwe kubera bano bantu. Umuntu akakureba akavuga ngo nawe ntumeze nawe nka pasiteri runaka. Ese umuntu akakureba mu rugo rwawe yarangiza ngo abagore bo kuri YouTube ngo icyabazanye turabazi. Mu makomantere ntujye ukunda kubibona? Abagore benshi wakira hano kuri YouTube ngo nawe ejo bundi nguraje. Njyewe urugo rwanjye ndwihanganiyemo imyaka 17. Urugo rwanjye kandi ndwubatse ndukunze. Impamvu nshyizeho iri jambo ngo ndwihanganiyemo nuko Satani ntabwo ajya yifuza urugo. Ntajya yifuriza n'umuntu ko yubaka. Warangiza ukaza ukamfata ugafata umuntu wabanye n'umugabo imyaka 2 cyangwa imyaka 3, yarangiza yabona ko umuceri ubuze, umutanzaniya wenda aravuye iwabo ari warya, yarangiza akahita afata kuwasa akahita agenda, ukaza kumpanya nanjye ngewe wabanye n'umugabo turya ubusa twicara hasi, Uwiteka akaza kuza kuturemera amateka, nta muryango mbyara ntihagire umpemba, ukaza kuza kumpanya n'uwo muntu. Ubwo urumva ubundi reka nkubaza ubundi ubu wafata inka n'imbwa ukabihuza? Ibyo bintu wabifata ukabihuza? Mu rugo inka ibiteta, mu rugo inka baba bayihungura. Natwe mu ijuru niko tumeze. Niba twitsamuye Uwiteka aravuga ngo impore mwana wanjye ndagukunda kuko wemeye ukankorera kandi nta kintu kimurebaho. Sandire, iki kibuga kirimo ibigusha byinshi, iki kibuga kirimo ibigeragezo byinshi. Wa mugani wawe wabihereye uravuga uti turanavuga bakadutuka. Ndavuga ngo nta muntu mba nishyuje, ni inama mbaje gutanga na minisitiri kandi ushinzwe umuryango nawe cyahariya nawe akagenda akazitanga izi ngizi nanga. Siko bigenda cyane, nta bihemberwa. Yego, none si ibi ngibi ngiye nkora njye sinabihemberwa? Ntabwo nabihemberwa. Fata imodoka yanjye nkashyiramo essence, nta muntu nzani ngo nyishyuze. Nawe Sandrine nturumva nkubwira ngo nyishyura? Yego, nturumva nkubwira ngo shyiramo essence? Wumva gusa iyo umamagaye ukambwira uti waza ugakora ikiganiro, kuko manzi ko ari ukubaka umuryango nyarwanda, ari no kubaka abantu b'Imana. Njyewe mfata inzira njye nkaza nirukanka. None kuzambwira ngo njyewe uraza kumpuza n'abo bantu baje gushakira ibiryo, bakaza gushakira ibyubahiro hano ahangaha, nanjye ashaka ibyubahiro nzaho baca kugira ngo abone ibyubahiro. Njye se ngufata biriya bintu 7 njye nkabyandika ahangaha, njye byakwanga? Nago byakwanga. Ubu nje nkakubwira, nje nkakoresha ijambo nkakubwira ngo aho kujya akukana naragasohoye mpita nsanga nawe yahise agasamira hejuru ahita agashyira kuri nuza kuri TikTok, kandi ari ngiye kandi nakivugiye. Impamvu ayo magambo twebwe twika tutayakoresha n'ukubera iki? Ntabwo twebwe twaje guhabwa ingororano z'isi gusa, ahubwo twaje gushaka n'ingororano z'ijuru. Kuko Yesu yabwiye Petero aramubwira ngo umuntu wankurikiye agasiga ibye nzamuha iby'isi inshuro 100, nk'ubye inshuro 100, ikiranze kuri cyo kandi muhe n'ubugingo buhoraho. Impamvu mvuze ngo nitwaje gushaka n'izisi nuko n'ubundi hano mu isi turarya kandi tubayeho, kandi ntabwo tubeshejweho n'umuntu runaka, ahubwo tubeshejweho n'Imana yacu. Nanjye rero ndi gushaka nanyizo ngororano z'isi biroroshye cyane ko naza nanjye ugatera kamera hariya. Niyenze kuvuga akajambo ndavuga ngo aho gushaka umugore ushoboye ariko adashobotse, washaka umugore ushobotse ariko adashoboye. Kuko iyo muhuye muri babiri, ako kantu nakavugiye kwa Gerard, kwa Mbabazi Gerard Rwema, kuko iyo ushatse uwo muntu, iyo ushatse umuntu udashoboye ariko ashobotse, wowe niba wowe ushoboye umuzanye umwigisha gushobora. Ubu ntari mantasiyo ugeramo ugasanga iratsitse, kandi ugasanga umugore uyicayemo ntiyigeze aniga cyane. Ngenda muzi wo mu muryango wanjye ntazi no kwandika, ntazi no gusoma,
ari mu mangazini hafi miliyoni za 300. Urumva? Kandi ari no kuvuga ngo wa mugabo yamukurikiyeho iki? Yashatse umugore ushobotse ariko adashoboye. Nta mashuri yize, nta pedage afite, nta kaminuza afite, nta n'imiryango ikomeye afite. Ariko rotipe hariya kubera ko yarashoboye. Arangije amwigisha gushobora. Uyu munsi bubatse ibipango, bubatse amakadastre, bafite na etage bagiye kuzuza ya nivo 4. Kandi yarize. Ariko yarashobotse ariko ntiyarashoboye. Ariko ahura n'umuntu ushoboye amwigisha gushobora. Ibyo bintu rero iyo nza kuza nanye nkagatwikiraho kuri TikTok nanye nkakandika hariya nkazayanirirwa nkasubiramo ndi kurerembura amaso. Ndi kurerembura amaso. Reka mbabwire. Ibyubahiro by'isi bizashirana n'isi. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nimureke gutwikira ku Mana, nimureke gutwikira mu murimo w'Imana. Hari abantu numvishe kuri cyane bavuga ngo ariko ngo abantu muvuga ngo nimubareke ngo na Salomo ngo na Salomo yashatse 1,000. Ariko soreza ku magambo Salomo yasorejeho na yahe yaravuze ngo byose nsanze ari ubusa. Ni nko kwirukanka inyuma y'umuyaga. None umushumba muzima yirukanka inyuma y'umuyaga kubera iki kandi yitwa ngo n'umushumba. None mama bitanga ndahita nibaza amakomenti menshi ntago ari yose reka mvuge menshi yanditse hari uwanditse hano ngo ndabizi neza abakozi b'Imana benshi baraza kuza kuvuga kubera ko Pastor Mutesi yagiye kubera ishyari ryibishe baraza gushaka ariko ishyari nagirira Pastor Mutesi nirihe? Pastor Mutesi yari yaparika hariya VWT mureke nisekere yari yaparika hariya VWT nkabona ngo yanditseho Pastor Mutesi. Icyakora Knowless yaparitse hariya parika hariya VWT. Rimwe na rimwe ari n'igihe usanga amapurake yabo yanditseho Knowless kubera ko ari umusitari. Iyo wambutse amazi yangaha nuza igahanga ukageraho bita mu Bugesera iyo ugeze kuri etage ya Knowless sibyo mumbabare kwiryo zina ndikoresheje ubwo ndi gushaka kujya ngo nkompara ibintu umuntu yanagirira ishari n'umuntu akabyumva sibyo iyo ugeze hariya ku Ruyenzi sibyo ukabaza kwa papa bitangaza na mama bitangaza n'umumotari ahita koriza moto akakujyana mu rugo rwa papa bitangaza. Mwiranga mimerere ngewe harimo umugore n'umugabo papa bitanga uragirira ishari Pastor Mutesi umukiri afite iki ngiye nagirira ishari afite umwo reka nkwereke buretse gato bajya mu byandikwa barandika ati Pastor Mutesi abarusha umwuka w'Imana iyo ni ya groupe yiwe kuko nta mwuka w'Imana uhindura abagabo mu izina rya Yesu kwa cino na Yesu abarusha umwuka w'Imana ahubwo mutangiye kumpumanya abarusha igikundiro abarusha kuberwa abarusha yewe n'ubukire ati ibyo byose bituma rero abakozi b'Imana baza kumurwanya. Urana ntaberewe uraberewe yego erega reka mbabwire ijisho rya buri muntu rireba ukwe kwa turusha kuberwa se ko nta mugabo wamufasha akamushyira mu rugo rwe kuno wa muri umushizemo ko bahise batandukana n'uwa kabiri wari umushizemo se mwabutashye ubukwe bwa YouTube ni mwabutashye ntago buri kuri YouTube oya mvuze ngo mwarabutashye nuko YouTube yabutangaje ni ibintu byabereye official. None niba koko byarabayeho koko ubukwe bwa kabiri bugatangazwa umugabo mwiza w'umubogari reka nkoresha iryo jambo naraburebye naricaye ndabureba ndavuga ntari koko hari abagabo koko ewana ariyangaje hako nawe mushaka ko mudashaka kongera kwishakira ahubwo amugani hari abanditse ngo kuki mudashaka we kashakwa amere nkamwe yumva ibyiza byo. Reka rero nkubwire rero ibyiza by'umugabo ntabizi yagiye kubyara umwana wa mbere n'uwa kabiri atabizi. Nimureke gutobatoba umurimo w'Imana ngewe nzakubwira ngiye nkubwiza ukuri Ikirezi Marie Claudine prophet umuhanuzi w'Imana umwana wavukiye mu rugo ababaye agakura ari imfubyi akabaho mu buzima bukomeye abantu bazi ko atazaba hari kuwiteka akamubeshaho. Reka nze mbikubwire ibyo waruhereyeho uvuga ngo baramugirira ishyari ndamugirira ishyari n'urugo rwiza afite ndibugirira ishyari icyo ni icyambere ariko haracyari ibyiringiro baburetse waruvuze kuri ako kajambo k'ishyari ndashaka noneho n'abantu bose bandikaga ayo magambo ni ya groupe ye kuko nta wundi muntu wabyandika. Urebye urugo rwanjye ntago wavuga ngo ngiye ngo nagiriye ishyari Pastor Mutesi ahubwo ni umuntu wakansanze njyabwo nkamuha kubyiza ahubwo by'urugo rwanjye
ubwo si ibyiza mubwiye namuhaho aho nasengeye ahubwo nanjye nkamuzamuka nayo Uwiteka akamusiga amavuta kuko afite ikibazo nakwita ngo ni cya karande kuko ukurikiye mu mateka ye n'ubuzima bwe usanga yarivuze ntabwo twebwe tuvugana rega umuntu rega twasanze mu rugo yaraje arivuga avuga uburyo yakuze atazi umubyeyi we uyu munsi rero n'abana be bari risk yuko nabo bakuze nabo batazi ababyeyi babo urumva rero ni ikibazo nana aracyari no gushaka kugenda kongeramo n'abandi ejo bundi ibyo bintu reka nkubwire Sandrine ugiye kuvuga ngo bamugirira ishyari cyakora wenda reka tuvuge wenda Pastor Juste wenda yaza wenda mukamutuka wenda ngo yamugiriye ishyari kubera ko Pastor Juste wenda ari gukodesha hariya wenda aribabariye ategereje Imana sibyo uyu munsi wavuga ko ndigiye gutwikira kuri Pastor Mutesi ngo kugira ngo menyekane uzigena hereye ngewe mvuga Imana kandi ngiye namenyekanye mu byiza hanyuma ibitutsi ko nzi neza kutaza kubikira ariko se kutabikira ndabisanga ku isahane ngiye nkunda kurya ifi n'ubugari umugabo wanjye wakunda inyama n'ubugari turatandukanye urumva rero mu rugo iyo batetse bateka ifi n'inyama ntabwo ndi bubisange ku isahane ngiye kuvovora ifi kandi Uwiteka nahabwa icyubahiro arayima nkayirya kandi sinyihabwa n'umwe muri abo ngabo uri kubyumva uyu munsi wenda haje wenda nkandese wenda haje wenda reka mere wenda kuri Juste we n'umukristo n'umuntu w'Imana n'umupasteri ntagazumva ko muvuze nabi wenda yavuga wenda ngo amugira ishyari kubera ko wenda agenda n'amaguru sibyo uyu munsi mfite ikindi ndesha mfite amaguru 4 amfasha kugera aho ngiye sibyo wenda yavuga uti wenda amugira ishyari wenda ntarabyara wenda abana nkabe wenda warakujije nanjye ndakujije mfite abasore bansumba maze kugira umwana wa 10 n'ingahe hafi n'irindwi musore unsumba kandi abasore beza cyane 3 n'umukobwa umwe wose nagirira ishyari ahubwo ni ishaka ry'umurimo w'Imana nimureke gufata ibintu ngo mubivange nimuvangure amasaka abaza bavuga gutya muraza mukabatuka ariko ndagira ngo mbahumurize mbabwire ngo nta muntu wundi ubatuka kuko ibintu tuvuga abantu barabyumva n'ikimenyetso cy'uko reba byumva n'ukuntu n'uyu mugabo byahise byanga byaranze gute se kandi yamupostinze katamupostinze mbere akura postinga pastor muzima postinga umugabo wundi mugore ariko se uwo mugore katagaragaye ngasa bivuga ariko yivugire ko ari umugore w'uno mugabo kubera iki Pastor Mutesi mumutera amaguru ubu se ngo beje wundi gafaranga ko yakoze ubukwe n'undi mugore umugore we mwamubonye mwitangazamakuru erega ari ba mutima w'urugo rega njyewe ubwanjye nigeze guhura n'urugamba mu rugo rwanjye wigeze wumva mu buzima bwawe wigeze wumva nkuhamagara ngo nkore ikiganiro ku rugo rwanjye waraguhamagaye nawe ubwawe iyo ukimamagara ntabwo ari kumbona niyo byari kuba hari abagore rega ba mutima w'urugo sinkunda no kwinjira mu miryango ngira ngo urabizi noneho ariko urabiswa abayutubers benshi bakunda kubikora kuki ntabikoze ntabwo buri munsi nazaga kuri kamera nkavuga Imana ariko ya Mana navugaga niyo yahindukiraga ikazi kanyubakira nkaza nkakubita hasi imyuka mibi teza za divorce nkaza nkakubita hasi abakozi b'Imana biyoberanya nkavuga ngo Mana nge sinziyoberanya muri uyu murimo wawe ariko icyo nsyo nuko ndimo ndasenga kandi ibyo igihe namaze ndimo ndasenga kandi mvuga n'ijambo ry'Imana nukuri ndashima Imana yarabikoze urugo nari nkumbuye nanjye narugezemo Satani yasaga nkaho yashatse kunsahura kuki mutari gushaka abakozi b'Imana kwinjira mu masengesho muri gushaka guhora muhura n'ibyiza gusa muhora muhura nabo mwandikira status ngo Imana iraguha nimugura ngo umutima wanjye ngo nta wakubabaza nta wagira ute ugafata umugabo uzi ko yashatse uzi ko yabyaye Bibiliya ariko ubundi bivugaho iki uzi icyo Bibiliya bivugaho umweskopi nyakuri uyu munsi yaba ari umuntu uri hariya waje hariya atugira inama sibyo nari kubyemera nkavuga ni buriya yabikora uko buriya hari ikosa buri ushaka gukora uri n'umukristo ariko ukaza kwa pasiteri cyangwa ukaza kwa padiri uje kwaka penetensiya aba bantu nibaze bake penetensiyo kwa padiri cyangwa kwa pasiteri ukaza ugapfukama imbere y'umushumba usize amavuta ariko aba pasiteri uzi hano ugiye kumbera nka umupasiteri uvuga ngo nimunywe shisha ngo muri Bibiliya ngo nahantu ngo byanditse ariko mwaranatewe ntimwabimenya nta mupasiteri wumvisha minsi yashize avuga ngo nimwinywere shisha ngo munywe n'itabi ngo ntago byanditse muri Bibiliya ngo umuntu ngo uri busange byanditse muri Bibiliya
ngo aramuhereza miliyoni 20. Warabyumvishe ako kantu karatradings nta muntu katageze warakumvishe shwi uzakumve neza abantu baduteze amaso n'amatwi barakumvisha kandi uwo mupasiteri afite abantu aricaje erega mu gihugu cy'imumyi w'ijisho rimwe arayobora hanyuma akantu uvuze ngo yibye umugabo w'abandi njye ntabwo njya nemera ko umugabo yakibwa ahubwo ashobora kugira imico mibi cyangwa imyitwarire mibi urebye ariya magambo gato cyangwa se ubugwari cyangwa se kudasohoza icyo yiyemeje sibyo akaba nyine ikigwari akagenda nyine akabikibwa sibyo kuko niba urugero impamvu mvuze gutyo nimba njye nawe nta kibazo dufitanye sibyo ukavuga ngo ndagiye wenda ndagutaye ariko n'ahandi ashobora kugenda kubera impamvu runaka ibyo mutumvikanyeho ibyo mutahuje akagenda icyo gihe nabwo uzamwita umuntu indashoboka cyangwa se ikindi kintu rero uyu munsi niyo mpamvu Mutesi guterwa amabuye ngo yibye umugabo w'abandi ngo none kumutera imitomo ntago yasanze uriya mugabo abana n'uriya mugore aha reka rero nkwibwirire neza twebwe turi umucyo w'isi icyo bita ijambo pasiteri buriya umukristo w'ahandi yanakwibye wenda mwagenda hariya wenda mukabiganira ariko pasiteri nakwiba nijoro ntabwo rizamubabarira pasiteri twebwe dushinzwe ubu wari wabona wari wabona uzi Dawidi igihe yasambanyaga mukawuriya akica Uriya uzi ukuntu Imana yamutumyeho umuhanuzi uzi ijambo yamubwiye yaramubwiye ngo none ni wowe mwami utinyutse gufata agatama kamwe kandi wemerewe udutama twinshi ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo mugende muzane hari izo shaka wowe urabyemerewe none ufashe umuntu wari wifitiye agatama kamwe uragafasha urakariye yego imubwira mu marenga arangije ngo ahita amenya icyo yakoze ko yafashe umugore w'umugabo kandi umugabo ukennye umugabo umusirikare udafite na ranka sibyo ingabo ye idafite na ranka arangije akora n'amanyanga ayibanza imbere ku rugamba irangije irapfa uza amasengesho yasenze yiyambitse ibigunira ariko abakozi b'Imana bo muri iyi minsi ntabwo bashaka gusenga biyambitse ibigunira ese ko papa bitangaza yavuze ngo nanyweye ku nzoga ndi umuhanuzi ndi profete ndi umupasiteri Imana iranyisangira ubwanjye ariko imaze kusanga ndavuga ngo ntibihagije kuko hari n'uwambonye iryo cupa ndi kurinywa reka nze nihanire public hari umuntu wari warigezamo kamera yanyweye inzoga hari umuntu yari yarahuye nawe yasinze akamukubita hari polisi igeze imushyiramo amapingu ngo tugufashe wasinze ngo bamushyire kuri kamera nk'abandi bajya batwereka basi yayipiba runaka nukuvuga ngo nuko ari umuragwa w'ubugingo kandi ikindi nuko Imana yamuhaye inkoni y'ubushumba ikamuha kuragira kandi atagomba kugira ute kwangiza izaragiye nukuvuga ngo ushaka kuzangiza mu bwonko ukazangiza mu mutwe ntuze kumbwira rero ngo n'uburenganzira bwe ntago ndi bukwemerera ari amagambo avuga akoresha ni wewe akuzuye umutima agasesekara inyuma ku munwa sibyo njyewe ikirezi Marie Claudine impamvu uzabona nuzuye ifuhe ry'Imana nuko ari naryo rindimo impamvu uzabona nzahanga nkavuga ngo bagore nimwihangana ahubwo nimungana ahubwo mbigisha uburyo bwo nasenze nanjye bigakunda impamvu nzaza mbwira abagore nkababwira ngo iyo usenye urwa mbere ukajya mu rwa kabiri ntiruguhira n'urwa gatatu ntiruguhira niba ubona rwaguhiriye ukwezi rumwe amezi abiri kwa gatanu bizagucanga kuko cya gikuta wagwanze ubwa mbere n'ubundi uzasanga n'ubundi ari ahantu n'ubundi gihanitse wongera ukigonge kandi uyu munsi abagore bahuye n'ibyo bikuta bikabagonga mu ngo za kabiri n'iza gatatu nibaze batubwire akarangirwa umuntu yamwishyuye akavuga uti ndashaka umugore ukorera idolari mumpase njyewe ndi muri Afurika simfite n'uburyo ndi bubone visa sindi bubone iriya miliyoni ya visa sibyo sindi bubone amafaranga yo gukora ubukwe ni nk'umupasiteri nabonye ahangaha ari kuvuga ngo uri mu bihugu byose ngo yumva yiyangaje ngo yahinduka ngo umugore wanjye ngo namamagare ngo ariko ngo agomba kuba ngo afite ibyo yujuje ngo afite n'akantu ariko twagwishijwe ishyano twanajwemo kera abagabo bacu baratekerezaga akavuga agahaguruka akajya kwa runaka akajya gusabayo
kubera ko yabonye umukobwa yamukunze. None uyu munsi namusigaye murambagiriza no kuri za kamera. Icyo namukamushaka ngo n'abafite amafaranga. Ubu se ngiye ko banshatse nafite amafaranga, nafite ibyo byangombwa bujuje da. Uyu munsi simbyujuje. Uyu munsi simbyujuje. Ubu se umugabo wanjye ko yaje kunshaka adafite ayo mafaranga ahagije, akambwira uti do mfite amafaranga ibihumbi ageze ku bihumbi 3 ari mu ikofi yanjye, kandi nayo ngiye kuyatumamo agafite kwirire, ariko nzi ko Imana izadukorera ubukwe. Afata Bibiliya arambwira ngo dore iki gitabo kirasute, ndamubwira ngo inyuma harasa umukara. Arangije arambura Bibiliya arambwira ngo mo imbere harasute, ndamubwira ngo harimo impapuro z'umweru. Arangije arambwira ngo nituba mu ijambo ry'Imana neza, tugakorera Imana kandi by'ukuri no mu mwuka, umuhamagara Imana yaduhamagariye akaba ariho duhagararamo. Arangije arahanura arambwira ngo tuzasa nk'izi mpapuro. Urupapuro rw'umweru nta muntu utarukunda, urupapuro rw'umweru nta cyasha kiba kiriho. Ni ukuvuga ngo ubu uri perfect, yaba mu bana, yaba mu rugo, yaba mu miryango, yaba mu baturage, yaba no mu bo uyoboye. None hari amafaranga yaranyeretse, yigeze ambarira za banki, yigeze amereza ubutabo bwa sheke, yigeze amereza za ATM zari zitaranabaho, kuko twakoze ubukwe kera tumaze 17 mu rugo. None se ko namwemereye umwuka w'Imana umurimo, nkawemerera kandi nta buriganya akoresha, uyu munsi wa none si umugabo wagiye hariya muri leta ukora akiga imodoka, si umugabo wagiye hariya akigurira imodoka, si umugabo wagiye hariya akiyubakira, si umugabo utunze abana 4 ntabaguye mu ziko kubera inzara, si umugabo ufite icyubahiro mu rugo rwa no mu gihugu cyose. Yaba mudugudu araza agakomanga umutekano uti ndashaka yirondo, yaba bibishinga uti ndashaka y'ibishingwe, yaba kujya guhinduza ibipapuro by'abantu uti ndashaka ayatestation. None ndakubaza uyu munsi wa none twarayobye twajwemo ibyo kumbwira rero ngo nta cyaha yaba yarakoze, ngo ni uburenganzira bwe. Cyakora ari amagambo avuga, yaba yavuga atubwira ko yari umuvumbuzi w'ibitabo, ari umuntu uri aho ngaho ufite, kuko dufite ubuse ari umugabo bita Rwema, umuzi Rwema. None se uriya ntajya aza agatanga ubwenge bwe hano? Yego. Araza akavuga ko ari pasiteri, araza akavuga ko ari umunyabwenge, sibyo? Yaba yabisomeye mu bitabo irunaka ntago bitureba, ariko icyo avuze nkakireba nkagisanisha n'ubuzima bw'uyu munsi kiranyubaka. Kandi Rwema afite ubuzima bayeho kandi ameze neza. Erega utanaje rega witwikirije iyo zina rega pasiteri rega wanabaho. Ntafite imodoka sinumvise nabonye bayicisha ngo ya miliyoni 100 ngahe. Si umukiri uri aho ngaho ntafite ubuzima nane yubatse etaje ze. None se kuki waza witwikira ibintu utanashoboye, ahubwo kugira ngo ahubwo witwikire urwo ruhu rw'intama, noneho nurangiza ngo uze kugusha benshi. Paulo avuga ngo iki? Yaravuze ngo nimukore ubutumwa bwiza ariko budafite iki? Inkomyi. Hanyuma mita tunasoza. Inkomyi ni iki? Reka manse nsobanure ku nkomyi. Inkomyi ni ukuba bambonye ngiye mama bitangaza ndi gutwara umugabo w'abandi, kandi ngiye mama bitangaza mfite erega ibyo byo muvuga ngo no uburenganzira nta mugore n'umwe waba utabufite, cyane cyane nkatwe noneho Imana no yambitse noneho kuba no duhagarariye abandi bagore haba mu gihugu ndetse no ku isi hose. Twebwe abatugeraho ni benshi, harongeraho akaza karira akavuga uti ngiye umugore wanjye gutya na gutya. Ubusa nanjye mudaturune nangera mudaturune kuko mbonye ko paritse hariya vewiti umugabo wanjye wenda yifitiye wenda Karina cyangwa se Gikumi cyangwa se nuza wenda taxi yari we ndaturune mfate wa wundi ufite barabasi kubera ko mbwiye ko umugore we byanze. Byaba bitaniye he na Dawidi wafashe kari agatama kakarya? Nawuze amasengesho nawe yasenze akimara kumva Uwiteka yabibonyeho, ahubwo bakabaye kuba babona ibi biganiro tubikoze niba babari, ahubwo bakaba niba ari mu mutima kuko umwuka w'Imana akaza gaca bugufa akavuga uti Imana imbabarire ibyo nakoze byose. Urumva Pastor Mutesi umaze kuvuga ko yakoze prank atagiye, nabona iki kiganiro ari bifate gute, ari bukwakire gute, ari bunyakire gute? Nge ntago ngiye nkora ubutumwa ngiye ariko kugira ngo umuntu runaka nyakire cyangwa ntanyakire. Twavugiye mu muhanda, uziko winjiraga muri taxi cyangwa muri bisi bya bisi by'ibintu, nge navuze ubutumwa abantu banzi nigaga ku Karenge kuri Aspeska mu kigo cy'Abadventiste muri Rwamagana. Abantu banzi natangiye kwitwa izina ngo Pasterine ndi umwana muto cyane, niga mu mwaka wa 2 segonderi.
kugeza n'uyu munsi nabaye pasiteri, kandi abantu nibo batangiye kunyita iryo zina ngo pasiterine. kubera iki? navugaga ubutumwa ndi umwana muto cyane, kandi nkabuvuga nta kintu na kimwe nshingiyeho. mu kigo, mu bana, mu banyeshuri, n'urwaye n'ufashwe na dayimoni bakamuzana imbere yanjye, nta kintu na kimwe najyaga mpagararaho. rero njye navugaga Imana uko biri nkitambukira. nabaga turi gutaha, turi muri bya bibisi bimwe binini cyane byazaga kudutwara ku mashuri, badutsindagiyemo ari ahantu bitaga mu gikoni inyuma. narangiza kubera mfite ijwi ritoya rinanutse, narangiza nkavuga ni nimwumve uko Uwiteka Imana avuga, mwabana mwe b'abanyeshuri muri mu byaha gutya na gutya, muri kwangiza ahazaza hanyu. abantu banzi nibaze muri komanteri iryo vuga butumwa narikoze. nese aho ngaho nabaga mvuga ngo unyumvishe ngo aranyumva ate? erega ikineraga kizabicerega ni ibyubahiro by'iyi si. ngiki cyubahiro cyawe nakamanyu ku mutima gusa, nakamanyu ku mutima. kuko uyu munsi nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Sandrine, nugenda neza, nubana n'abantu bose amahoro, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. nabonye mama nyiri mutoya ngiye nkamwigiraho, nkabona abantu bose uje yabuze bamwikubita akamubwira uti ayo nari ngiye kuranguza akira, akongera akaza wabuze igishoro ku mwana wanjye agiye kwicwa na bwake, utimuzana ngiye ndangurira mu masoko ya kure, akagenda akazana imiti, akazana indagara, agasekura, nkabona arabahaye. hari abantu benshi cyane. n'uyu munsi rero nakoze ubukwe nyiri mutoya, nkora ubukwe nafite umuntu n'umwe nziranye nawe, ariko bya bindi byose yagiye akora. najyaga kubona umuntu araje uti akira envelope, najya kurebamo ngasanga 1,000 bya kera, urabizi myaka 17 ishize yari nka miliyoni y'ubu ngubu. ukajya kubona ngo yongo nabonye invitation yawe mama, ngo icyana gikobwa ngo ugiye gukora ubukwe, nkajya kubona anyoherereje 50,000. nkajya kubona umuntu wa nyuma yaje azanye amasabune, umukecuru w'umukene cyane, amasabune, arambwira utuzafurira umugabo wawe, mwana wa mama wawe twarabanye, njya gushaka umwana wa mbere nabyaye niwe wamaye igitenge mutwaramo muvanye sehashika. none tureke kubwira abantu ngo ibyo umuntu uyu munsi akora ahazaza azabisanga. ubu si ubutumwa bundi twaba turi kwigisha Sandrine. ubu butumwa n'abandimo ndigisha abantu bwo kuvuga ngo pasiteri runaka ngo yapapuye umugore ngo byabaho gute? na Dawidi byabayeho yikubise hasi. iyo mutangira ingero kuri ba Dawidi urandababara. Aburahamu amaze kuryamana na Hagayi, uzi ko Imana ariyo yirukanye uriya mugore hariya muri rugo. Imana ikamubwira ngo nkurira inshoreke n'umwana wayo mu rugo. none niba byari ibintu by'ibitagatifu, ni ukubera iki Imana yirukanye uriya Hagayi? kuki itemeye ngo abe uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane, ahubwo ngo izane, ahubwo na Esther izane nande? ubwo niko mama bitangaza byumva nyine. ntabwo ariko mbyumva. Bibiliya dore igitabo cy'Uwiteka nicyo magazeho. nuko uzaba urimo uragituka, kandi abantu ntawahanu wahanutse, gusa abantu batarahanuka nibo ndimo ndabwira. uko wamaze guhanuka wifitiye amarari menshi, ari kuryamana n'umugabo akumva hari aho atageza, kubera hari abo nyine yahuye nabo bagezagayo. rega tujye tuvuga ibintu, rega tubisubiremo. ubu hari abagore bubatse ingo zabo ariko bazubakiye ku mishiha, bakazubakira avuga uti ndibuka cya Jacques twabanye, namaranye nacyo ukwezi kose niga muri kaminuza, niho natahaga, yanyishyuriye kaminuza ariko niyanjyana, ariko ari ahantu pembeni. uyu rero ndi kubona wapi? uwo nguwo rero icyo wavuga byose afite gahunda, ameze nk'umuntu uri mu rugendo agiye. niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo njya mbasha guhereza imbaraga ngo abatuye muri iyi si, ngo kandi nkongera ngo nkambika imbaraga ngo bari mu rugendo. uzi abantu batuye muri iyi si ni abantu bayiriho batazi ko bazayivaho. abantu bari mu rugendo rero ni abantu bari mu rugendo rw'ivugabutumwa bw'ubuzima busanzwe, ariko bubaha Imana, basenga, bazi neza ko hano mu isi ahangaha atari iwacu, ahubwo iwacu ari mu ijuru. abo rero ngo ijye ibasha kubaha imbaraga. urumva abo bantu rero, urumva rero ni abantu batandukanye. hari umuntu utuye mu isi, ariko hari n'umuntu uri mu rugendo uyiriho, ariko ari mu rugendo ari kugenda. njye rero ndi kwibwirira abantu bari mu rugendo bari kwigendera. abantu batuye mu isi yabo nimwiturire kabisa. nababwira iki? ntabwo nzabazwa ibyo ntakubwira.
yarakubwiye nge nzabazwa ibyo wowe uzabazwa ibyo wumvisha ariko ntubikurikize. Ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana iravuga ngo nufashe nugenda ugashaka umugore ngo wasenzwe n'umugabo cyangwa se watandukanye n'umugabo, Bibiliya nuko bivuga ngo uzaba uhindutse umusambanyi. Uzaba uhindutse iki? Umusambanyi. None bari gusambanira mu murimo, none ngo tuze duceceke. Nge nta muntu wamamagaye, nge nta muntu wigeze amamagara, ntago nigeze mbona ubuzima kuko ari umuntu wabigizemo uruhare. Yewe nimajije no gukura, hari n'abantu nageragaho bakambwira uti reka kagenda mva imbere, sinabona nicyo kukurengeza. Ariko Uwiteka araza arambwira uti ndi kumwe nawe mwana wanjye, nzakujya imbere hataringaniye, nzakujya imbere hataringaniye. Abo rero abangabo rero ibyo kumbwira ngo ari bubyumva ate, niryo jambo ngarutse warumwiye ngo araza kubyumva ate. Ubundi se kuva na kera kose twahereye tuvuga, turavuga ngo niba unaniwe, reka Sandire birashoboka ko wananirwa, kuko buriya hari hishurirwa maze iminsi papa bitangaza hawe. Imana yaramubwiye ngo nagenda abwire, kubera uburyo nyine yabivugagaho aba divorce bakababara. Imana irangije iramubwira ngo nagenda abwira abantu bakoze divorce. Umuntu wa creatinze divorce ikaza mu rugo, akagenda akinjira hariya mu buyobozi, agasaba urupapuro akaruzanira mugenzi we akarusinyaho. Kandi aba bantu barasezeranye ngo bazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Uwo muntu ni ububaye urupfu muri urwo rugo. None abo bapfu babaye impfu mu ngo zabo, akabera urupfu mugenzi we. Wowe ushaka kuba uri umugenzi ariko umuntu akaza akakubera urupfu, birashoboka? Usiko ushaka kuba wicariye ahangaho ukagenda ugakubitana n'ariya magambo yabariye abagore, ariya magambo abakomeye, ariya magambo abakomeye. Nta nubwo yigisha urukundo, kuko natwe turakundana mu ngo zacu, ahubwo yigisha uburara. Nugenda rero ukayakurikiza, nawe uzahita nawe uraruka nawe mu rugo rwawe. Ariko umuntu wazanye divorce mu rugo yabaye urupfu. Uwo muntu rero wabaye urupfu rero, uwo muntu wabaye urupfu ari kujya no ku wundi wa kabiri nawe akajya kumwica, ari kujya ku wundi wa gatatu nawe akajya kumwica. Ni ukuvuga ngo umuntu yahindutse urupfu, agenda yica abantu mu buryo bwo mu mwuka. Uzi umuntu wakoze divorce zigikomera bafite, uzi umuntu wakoze divorce ariko nabo ubwabo bajya babyivugira bakavuga ngo ni ugupfa, ni ugupfusha. Ngo ntukabona umuntu ngo yapfushije ngo uze ngo umusekeho. Bari abantu ntago baba babeshya gutandukana n'umuntu mwabanye, ugasiporota ko nimuhurira i Remera. Abenshi reka tuvuge, reka dukomuruswe n'ingasiri. Iyo bari abantu iyo bahuye no kurebana, mfite amakuru yuko banatukana. Ibaza kuba abantu baramaze gutandukana, akaba amaze imyaka 5 yibana, yahura n'umugabo we muri korodoro agacira ngo hey ngo pu. Ibaza umuntu wakubyariye ukamara imyaka 5 utariyakira. Bari abantu barinda bapfana igikomere. None umuntu wakikuzanyeho, uwo muntu ufite uburenganzira bwo gupfukama imbere ya data, akaguha umugisha wawe. Yabesi ngo yavukanye agahinda, ngo nyina ngo amwita ngo Yabesi ngo kuko yamubyaranye umubabaro. Ngo ariko amaze gukura ngo yisanzeho ayo mateka, ngo afate icyemezo cyo gusenga, ngo atakambira Imana arayibwira ngo Uwiteka we, ngiyo wabaga waruzi uburyo ngo seba n'irizina, ngo uburyo ngo mama yambyariye mu bibazo n'agahinda, ngo wamindurira izina, ngo ahamagara Imana ngo amanywa na nijoro. Bibiliya itubwira ko atahamagaye Imana gutyo gusa ngo birangiriraho, ahubwo Bibiliya itubwira yuko Imana ngo yamuhinduriye izina, ngo Yabesi imuhereza umugisha. Uwo muntu ahubwo wazaniwe urupfu, akaza kwicwa umutima. Kuko buriya Sandire, buriya yambwira abantu buriya ngo niba ukoze divorce, niba ari weho itaturutseho igaturuka ku bandi, hari uwayizanye kubera inyungu runaka, hari uwayizanye siritu kubera ko agushakaho amafaranga menshi, gutandukana ko mufite imitungo. Hari wayikuzanyeho kubera ko mufite abana, ubwo ndi kuvugira nk'abantu bari mu bihugu by'i Burayi. Yamaze kubyara buranga abana benshi, buranga ni igishoro we, ni business. Mu gihe hano iwacu iyo byaye abana benshi ni nk'igitutsi. Umuntu akakubwira ngo mfite abana 9 cyangwa 10 avuza induru. Ariko ugize amahirwe ukababyarira muri Amerika, ewana ni business yawe, nushaka kugenda hariya uniryamire. Wiryamire hari uryame, uzajya uhabwa icyo bise ifaranga. No kuvuga rero hari umuntu umara kubyara 7 amaze kubona umusaruro icyo ashaka gakigezeho, yarangiza akavuga utoke business
yanjye ihoraho none ndayibonye sinzongera kujya gukora hariya muri kampani runaka, sinzongera kugenda hariya kwirirwa mpagaze nkora. Ubu rero abana banjye nibo bagiye kuntunga, agakreatinga divorce mu rugo kugira ngo babana ko bakiri bato azakomeze bamubeshaho, akreatinga amafaranga. Abenshi bamaze kubaka ibizu hano za Gisozi za Nyarutarama, bahafite amazu bahaguze kubera biturutse aho ngaho. Ariko urumva yakomeretse bihagije kandi asize akomerekeje umuntu bihagije. Urumva rero uwo muntu ntago turi mubwire ngo nakomeza agenda gukomeretsa abandi, ahubwo birakwiriye ko ahubwo yaza agapfukama imbere y'abakozi b'Imana kavuga ngo Imana yo mu ijuru imbabarire. Erega kera abakozi b'Imana erega bamenyaga ibyaha byabo. Uwo Aburahamu muvuga yasabye Imana imbabazi ndetse arangije ibintu bye biranandikwa bijya hariya. Akikimbabaje abakozi b'Imana muri iyi minsi ntago bari gushaka gukora ibyaha ngo abantu barangiza ngo nibabibona ngo nibabivugaho arahita kwijundika ngo akwange agutuke ndetse akreatinge groupe zo kuza kugutesa, rimwe na rimwe banakugambanira bashaka kugufungisha kandi uri kuzira ubutumwa bwiza. Ariko ntago tuzaceceka kuvuga ukuri. Wowe wavuze ko ari prank, reka nivugire abaje ari byo koko yagiye gusezera. Hari abamwijunditse ngo yasezeye nabi, ariko ngiye kuri nge ndumva nta byadanje. Umuntu wese nyine abafite ababwira ubutumwa cyangwa se abagenera ubutumwa, abakunzi be ndumva bitabareba. Ibyo ari byo byose byaba bamuzengereje. Ariko umukozi w'Imana ava akageragera. None se Sandrine, wari wabona nza hano ngo nukane n'abantu banukana muri commentaire? Hari abantu bagenda bagaruka kugera naho n'amazina yabo yamenya. Sibyo? Wari wabona nza hano ngo nkubwire ngo izina rya runaka? Ndabizi neza ko ahubwo nishara ahubwo baba bamfitiye. Kubera iki? Njye ndi kumubuza ikintu ari gushaka gukora kandi yumva ko ari cyiza. Njyewe ndi kumukura ahubwo mu murongo mubi akumva ko ahubwo atabikunze. Ikindi aba bantu kenshi cyane bananuka ni abo bantu nyine baba barakoze za divorce, kandi nagomba mubwiye kugira ngo mutoneke, ahubwo mubwiye kugira ngo ahubwo abone umurongo muzima, kuko nta mumyi irandatwa n'indi mpumyi. Kuko iyo mugendanye muri mumyi mwembi muragwa hasi mukanapfa mwembi. Ariko iyo uri mumyi ukagendana n'umuntu muzima abasha kukwereka inzira nziza kandi unyuramo, kandi akakwereka n'umuhanda muzima. Nta muntu ntago wacara hejuru y'ikinogo rero kumwe n'umumyi ngo ikwereke ngo hano hari ikinogo. Ziriya mumyi zabo rero bagendana nazo zibarandata n'abari impumyi. Ni ukuvuga ngo ni abarwayi babiri nta murwazi urimo. Ugasanga rero bose rero uburwayi bwabo rero burenda kubica. Kubera ko ntafite umuntu. Ariko niba agize amahirwe akumva ahubwo amagambo aturuka muri njyewe, ni ahubwo yakamwubatse kandi akamwubakira. Ubwo rero bibaye ari byo, ari amagambo yakoresheje ngo sinzabakumbure. Si ryo jambo numvishe yakoresheje ngo nimuzankumbure nanjye sinzabakumbura. Ngo ninabakumbura ngo nzabakumbura nyuma y'imyaka 5. Yego oya nzagaruka nyuma y'imyaka 5. Nzagaruka nyuma y'imyaka 5 ngo sinzabakumbura. Ese umukozi w'Imana muzima avuga ayo magambo ngo ntago nzakumbura, kandi yabivuze muri nza. Ni ukuvuga ngo ni muri rusange. Erega mujya mureka mutandukanye ibintu. Yavuze muri rusange ngo sinzabakumbura. Ntago yavuze amazina runaka. Wenda yakivuga wenda akavuga uti mama bitangaza sinzagukumbura, pastor runaka Juste sinzagukumbura, pastor wenda kaza wenda Chita sinzagukumbura. Bose akagenda amesho avuga mbese ku mazina. Ashobora kuba atari kubivamo wenda. Ntago wafata abantu ngo bashire muri rusange kandi ri pastor. Ikindi kandi nabo ngabo ubushize ubwo meruka hano kuri cano ya Gasaro naravuze ngo ntabwo twebwe, ntabwo abantu ari bo batwanga, ahubwo Satani niwe utuma batwanga. Ikindi kandi ubutumwa twebwe tuvuga umuntu akabwumva nabi, twebwe tuba twatumwe n'Imana, ahubwo abayanze Imana iri muri twebwe irimo iramubura cyangwa irimo iramucyaha. None ni gute wakoresha rajama ngo nago nzakumbura abantu? Ntuzakumbura abantu na okay, niba ari nabyo noneho basonoho wewe wanze no kubyemera ko atari byo. Niba ari nabyo ubwo nabo rero abo yabwiye nabo rero ntibazamukumbura, kandi ndumva yashize mu bwinshi. Pastor muzima ukeneye kuzavuga ijambo ry'Imana ntazakumbura abantu. Ariko ibi bintu byo kwihenura ntago ari byiza. Nkunda gukurikirana ibiganiro by'abakozi b'Imana, ariko abenshi baba baramaze gutana, bakunda kuvukoresha amagambo bihenura. Tudafite abantu tubwira ijambo ry'Imana n'ubu butumwa tuvuga nta kintu bwaba bumaze. Impamvu Imana yabwiye mu ngo bya Edeni ngo ni mubyare nuko nta bantu bari bahari,
kandi bagombaga kumva ubutumwa kandi bagasakaza ubutumwa isi yose. Impamvu wabonye abangaba bari abigishwa ba Yesu, bano bakozi b'Imana, impamvu baje kuza guhura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye bakagenda batatana, byari ukubera iki? Byari kugira ngo ubutumwa bwiza bwaguke kandi bugere kure. None nuza ukihenura ku bantu, uri kuvuga bene bano kenshi batunzwe n'iminwa yabo, uri kubwira abantu ukaza ukihenura ku muntu ngo ngewe ngo ntuzankumbure. Nase ubundi wa mundi azagukumbura ubundi agukoresha iki? Niba umubwiye ngo si uzankumbure, wowe ubundi azagukumbura ubundi agukoresha iki? Nzagukumbura nkukoresha iki? Nta kintu na kimwe nanjye nagukumburamo. Gusa mureke nimutandukanye ibintu. Niba uri umusizi, hinduka umusizi, ariko wiza kuba umusizi uniyita umukozi w'Imana, uniyita pasiteri, uniyita umuhanuzi, hinduka umusizi. Niba uri umukinnyi nabwo wa filime, ngwino ukina filime ariko ntuze wiyita pasiteri. Bizanadufasha kugabanya urwango ruri mu murimo w'Imana, kuko umuntu arareba akavuga ngo hariya, umenya hariya mama bitangaza niho yagiriye umugisha, kandi ntabwo azi inzira ngiye naciyemo kugira ngo mbone umugisha. Sandri, ntabwo naje ahangaha nje mvuga ngo nimumfashe inzara yanyishe. Icyo kiganiro cyanjye ari wacyumva? Ntabwo naje ahangaha mvuga ngo ngiye naje kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, kuko Uwiteka ari inyuma ya kamera, yari yaranyubatse, yari yarangaburiye, yari yaranyubakiye, yari yaramaye umugisha. Kandi ibyo byose ntabwo nabihawe ngiye na YouTube, ntabwo ngiye nabihawe ngiye kuri YouTube, kuko ikiganiro cya mbere nakoze no kwasabe nagikoze ndimo ndashima Imana, mvuga ngo Imana ishimye ko yaduhaye inzu, dufite inzu nziza. Nibwo abantu bari batubonye nta nubwo bari batuzi, kandi batubonye tubyibushye tumeze neza. Ubwo rero nimutandukanye ibintu, ubutumwa bwiza tubutandukanye n'amagambo y'abantu. Imana ibaha umugisha rero. Wadusengera noneho nta kibazo. Imana ibaha umugisha. Ahangaha iyo turi gusenga hari abantu benshi cyane bahabwa umugisha, hari abantu benshi cyane baba bafite ibyo bibazo ariko badafite abantu babana nabo, hari abantu benshi cyane baba baraguye muri izo ntambara, hari abantu baba bafite abantu bababereye urupfu, akaza akamwica mu mutima, akamwica mu buzima, mu bikorwa. Ugasanga umuntu yarageze ku mitungo ifatika, ariko kubera ko hajemo divorce abantu baratandukanye, ukabona ibintu biranze. Ariko akenshi iyo dusengeye abantu bahabwa ihumure ndetse bagahumurizwa n'Imana. Mana nziza, Mana yo kwizerwa n'amahanga yose, turagushimye kandi turakunezerewe. Uwiteka wakoze kuko wabanye natwe, twavuze ijambo ryawe uko bikwiriye. Uwiteka wakoze cyane. Igihe nk'iki ni igihe cyo kubaka, kandi tukubaka inkike zasenyutse. Hari izasenyukiye rero hirya, hari izasenyukiye muri twebwe, hari izasenyukiye hano kuri social media. Nyemerera uba ari weho umanuka uze wubake, kandi buri muntu wese ugenda umubwira impano ye, ugenda umubwira icyo yakora kugira ngo atagusha abantu cyangwa basubize inyuma. Reka ubu butumwa waduhaye Mana, reka tubukora ariko nta nkomyi. Petero niwe ubwe wahagaze amaze ngo kukwihakana, ngo arangije ngo arirukanka cyane, ngo agenda kwicuza, ngo ararira cyane, ararira. Urya mutima ruri muri Petero reka uhereza abakozi b'Imana. Reka umutima ruri muri Dawidi amaze kumenya ko yishe Uriya agasambanya muka Uriya. Reka urya mutima yagizeho kwiyambika ibigunira umaze kumusanga. Reka abakozi b'Imana nabo reka bawugira uwo mutima, wongera ubagarukeho bundi busha. Ntabwo umuntu akomeza yisigira ku mwanda adakaraba. Ngwino uhereza abantu gukaraba. Turasengera abantu baduteze amatwi, abantu bagiye bayoba, abantu bagiye bumva yuko nabo bakomeza ibintu nk'ibyo bagatwara ingo z'abandi, ndetse bagakomeza bagakora ibyaha, ariko kwihana nibibeho. Reka Uwiteka umanuka uba ari we ubemeza icyaha, reka uba ari we uza kububaka. Hari abandi bakomerekeye mu ngo, hari abandi bari bicariye bategereje kubaka, ariko abantu benshi baraza babasenyera ingo, nabo ubwabo abatware babo baraza bababera urupfu, abagore babo baraza bababera urupfu. Reka uba ari we uza kubaka bano bantu. Iyi mitima yakomeretse, iyi mitima yashenjaguwe, iyi mitima irimo iraboroga, iyi mitima irara yipfumbase, iyi mitima irara n'agahinda, ngwino yisange. Ndibuka Saduraka na Meshaki na Abedenego igihe babataga ngo mwitanura ry'umuriro, babatayemo ari batatu, ariko ngo basanga harimo undi muntu wa kane, ari we Yesu Kristo umwana w'Imana. Reka rero uyu muntu nawe watawe, uyu muntu bazi yuko bitazashoboka, uyu muntu bazi ko azasara, uyu muntu bazi ko arara n'amarira, reka
mwami bari we uza kumusanga bagira ngo yari umwe ariko basange ni babiri bamusangane n'umwana wawe Yesu Kristo. Urakoze Uwiteka, ngwino wubaka abantu bawe rero Uwiteka. Ubutumwa uko butubutanze reka ugende mwami, ugende uhinguranye mu mitima y'aba bantu uko ijambo ryawe ngo ni inkota ngo ricyaye cyane, igenda igahinguranya mu mitima imbere n'inyuma ngo maze ikazi kubaka kandi ngo ikubaka ibyasenyutse. Uwiteka ngwino ukore rero mu mitima y'aba bantu. Urakoze Uwiteka, natwe duhereza umugisha, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ayina tato leseko de bederevo de trerebo. Uwiteka urakoze kuko utabaye abantu bawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuko utabaye abantu bagiye bari kure, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Gasaro TV.